umeze ute rero? meze neza ndashima. Urahageze uri mu rugendo rwanjye. Njye nitwa Abeli Deus Kwizera. Nyuma naje guhabwa irindi zina rya Karidinali. Noneho kugira ngo ugaruke wisange kuri BNB ndagira ngo tujye twajya mite noneho nzana ibibazo byanjye noneho duhinde umuriro aho duhindira umuriro ubu ntabwo turahagera. ndi hakurya boss Castari yampamagaye nari njyamye mu cyumba acyandika ngo garuka ukora ukundi kwezi ndetse numva narira wa mugana wa umva umutingito mu nda wawe umva ibintu bari biri bita bitumva exciting bitone n'infusion yari yo wakire. Natangiye ku itariki ya mbere kwa gatatu 2023 ahantu tube strict ahantu turaba strict cyane ntabwo uri buncike oya twagiye watangiye ku itariki natangiye ku itariki ya mbere kwa gatatu. Kuki abantu bavuye kuri Radio 10 bose bataca karurutega kuri Radio 10? Umuntu wese usohotse hari abandi bamukude kuba bavuga turabizi undi numvaga ari kwinwigiza n'indi uyu eme nibizi amaganya afite nk'abihebe nawe turayazi ayaganira abanyarwanda. Deus wewe havuye wishimye reka guca ibintu ku ruhande dewe hara iriya nzu nanjye intera ubwoba subyo ko ari hitarimo nanjye jya avuga nkumva byibuze ko ari umuntu w'abantu nanjye ngavuga ati hit ubwoba se bwiki jewe abantu bangaye bose bavamo bagenda bavuga ati jewe ntabwo ngiye nsinjya mbeshya. Umunsi wa mbere ndibuka icyo kiganiro cyari kirimo Rabin Man Isaac niyo wari wicaye kuri mixer Fils Fidel Kabera yicaye aho bahirita undi utwari dusimburanwe arakuransa Rabin umva ko nitradubije ngo dufite ngo umuntu mushya ngo umuntu ngo muhanga ngo byataye gukiri muto ngata amaraso matongo nyaki byaragaragara kuva kera babari ngo yitwa ngo Abeli Deus Kwizera. Oya pana byanze njyewe ntabwo njya mvanga ibintu byanze kandi hari ibyakunze nabonye iminsi 30 yo kuvugira kuri radio. Nandikira Kenisi ndamubwira nyine mushimira twarakoze nubwo natwe ubwo uvuye kuri Radio 1 ugeze kuri Sana mbangeze kuri Sana Radio nta mafaranga kandi ari mu bwongo. Oya nta mafaranga nari nakabonye. Keza Sedo aragenda haza undi mutipe witwa Epa Mukiza turakorana tugirana trio nziza kabisa ngewe Samiri na Epa kuri Flash FM barayumva. Ariko ubwo nari nyiri in touch no kuri Radio 1 no kuri radio wabaga kuri Sana kongera ukajya no kuri Radio 1 twaravuganaga being in touch ntabwo najyagayo ngo nkore ariko twari tukivugana. Noneho nkora iyo documentaire ya Emiliano Sala kuko ni hari Kicukiro na twabaga Kabeza injara nkakora narangiza bari bamaze no kubyereza shift ya nijoro turimo twiga class ya nijoro muri SFB. Noneho twasoza ikiganiro tukomeza nkahita manuka arambaza bite se nibyiza sa neza ko uzi ibintu nabizi ni cyane birashoboka ko wakogeza n'umupira nibyo nibyo mbona abanyamakuru bagira confidence tuzivana nibyo ariko no kuri Sana narakoraga na Samiri twigeze kogeza match za Man na Paris Saint-Germain twajya dukora ama match make ya hariya kuri Sana ko nakoze amezi 5 numva amezi 5 noneho arambwira toka ati ngo yinote tukumve bamba bare niba mbameneye ibanga bafata Claude Hitimana kuri Flash bafata Jado Dukuze na Gusi bari ku isango Gusi rwose we na Auguste bigira imana nanjye niyo ntigiye nsanga ari yo rwose bajya kuri royo ubwo bazana nyine no gushyamo n'umupeti waba agomba kubafasha ibintu bisanzwe. Ubwo ariko gatoya nkiri kuri Sana hari harabaye ibizamini kuri Radio 10 by'akazi bafata barya inyonza bafata Eska Fifi
ariko nyine nanjye narabikoze nawe warabikoze kuri radio disi naranjye narabikoze ariko njye ntibamfata ariko bafatamo abo ngabo ubwo urumva na wa mwanya wo kuwa gatanu kuri flash wese uba vacant kubera ko hari hasigayemo Boneri kuko barya inyonza yari yagiye kuri radio disi. Reka nongere nizere ko mumeze neza cyane aho muri hagiye atandukanye bari mu gihugu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese twabahaye ikaze kuri platform Shot TV. Murabizi tugira segments zigiye zitandukanye tuza mu nkuru z'ama equipe dukunda ariko nanone tukagira kandi gace kihariye ko kugaruka ku buzima bwa bamwe mu bantu n'ubundi dusanga muri iki gisata cya sport by'umwihariko ubwo n'abakinnyi abanyamakuru ndetse n'abandi bafana yenda bafite izina riremereye cyane bamwifuza kuba mwamenya nyine urugendo rwabo muri uyu mwuga turimo duhuriramo twese dukunda cyane kandi ndabakunda cyane rero nge nitwa Tuyishimire Anastache yahine unyite T-Stache mwarimu w'imikino Teacher Stache ndabakunda cyane iyo ndi hano numva rwose muhari namwe muvuga tuti tuje kureba umuntu dukunda cyane mba numva nezerewe cyane nyuzwe twiteretse rero muri Eagle Sound Studio ni studio nziza cyane badi kureba ama brand ubu ngubu mubona nahindukiye ni studio nziza cyane herereye hano mu Gatenga hafi y'umurenge ibiciro birasa cyane kabisa bakoresha indirimbo za gospel video editing ibintu byose barabikora cyane kabisa subye kana numero muza kwisanga muri description Clement abameze neza cyane ahirita ameze bien imbere yanjye ni ku ruhande ngiye kwakira umuntu ukomeye cyane kabisa mugomba ibyubahiro numwe mu basiniya birumvikana ni mukuru wanjye muri uyu mwuga noneho ikirushijeho ikintu gitangaje ikintu gikomeye nuko ari we muntu wamfashije guhitamo umwuga w'itangazamakuru ndabyibuka nyiri mu nyakiriro aha hantu kabisa yikirangiza segonderi ati nge nize ibintu bya PCB n'ibiki itangazamakuru ndakora gute bwana Deus ati kora muri ubu buryo kandi bizaba successful kugeza uyu munsi aho ndi ndashimira Imana ariko urumva ko ari we muntu wabigizemo uruhare kabisa kugira ngo mbe nahitamo umwuga kandi uboneye tuzanakomerezamo tugakoramo kandi bikanaduteza imbere bikabyara n'abandi inyungu. Deus ndagushimiye cyane kandi mwakiriye hano ku Shot TV umeze ute meze bwana meze neza kugira ngo naza kugira isoni rero mbo barambanze nandike mu turneti hano abari ni kugira ngo mbone uko mubombarika kabisa tuganire neza ngiye kutanekereje ngo yanzane oya usanzwe umeze neza cyane kabisa bino bintu ntago bikunda nanjye mbona ubundi mu mikino ntago tuba dukwiye kwambara zino fime ariko bitewe n'urumuri abantu bakagira ngo ubusitani n'iki n'urumuri tuba turi kugira ngo twikinge ibintu bigenda neza cyane umeze rero meze neza ndashimira urahageze mu rugendo rwanjye urugendo rwawe ubwo ngubwo twagushatse igihe kirekire bijyanye na gahunda z'akazi ariko uyu munsi turabonetse nibyo guhishimira. Ni byiza cyane rwose kuba ndi hano kandi nizera ko tugiye kuganira neza cyane. Abongereza nibo bakoresha ijambo ryitwa proud wenda wari utangiye ukabya mu kanya uvuga ibintu reka nkabye ariko tubisisya turimo turanezezwa cyane n'intambwe urimo uratera aho ugeze ni ibintu biryoshye kandi byiza biduha na challenge ikomeye. Appreciate kabisa appreciate urumva yo namwe byibuze mbona ko turi kugenda nyine tugira improvement bari ibintu byiza ntabwo twarabaye ibigwari tugomba kubyishimira kabisa. Deus rero mu by'ukuri yenda tunihutisha cyane kuko ndagira ngo dukore iminota mike kandi tuvugemo ibintu by'ingenzi kugira ngo abantu baze kugusobanukirwa neza nibyo ko muri iri tangazamakuru umuntu muba mumukunda mwumva kuri za FM cyane cyane dore ko na za YouTube zitangiye kugira umurindi muri iyi minsi ishize ntago narye kinini cyane YouTube tuziyobotse benshi baragiye babumva ku ma FM nanjye nakuze mwumva kuri FM kuri Flash cyane niho nagusobanukiwe neza ukanryohera cyane mwumva ndagufashe pe ubwo rero icyo gihe ntago nari bwakubone genda nyine nagize amahirwe yo kuba twahura ariko hari abandi baba ari no mu ntara baba batarabona Deus face to face cyangwa se ngo bamwumve ubundi Deus ni muntu ki ndagira ngo tuganirire abakunzi b'Shot TV mu by'ukuri Deus kuri kariyeri yiwe bamwe njye muze kuri Flash ugari n'undi akuza handi hano hari n'undi akuza nane ariko njye muze uva kuri Flash ukajya kuri Radio 10 warahavuye ujya kuri BNB by'ukuri uratunyura muri urwo rugendo ariko nanone ubanze ugaruka inyuma ubundi Deus yize he muntu ki ibindi biraza kuzaho yenda nyuma bamaze kugusobanukirwa.
njye nitwa Abeli Deus Kwizera. Nyuma ntaje guhabwa irindi zina rya Karidinali, ariko amazina yanjye nyakuri ni Abeli Deus Kwizera. Navukiye mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Kiramuruzi, mu kagari ka Kabuga ahantu bita ku Karambo. Niho navukiye mu myaka myinshi ishize. Turayimenya nayo. Hanyuma amashuri abanza nyine ni kwa kundi nyine uyiga aho ngaho uba waravukiye. Hanyuma nyuma nza kuza kujya kwiga ahantu bita kuri Ecole Secondaire de Rukara, ni mu bapadiri. Ubwo ni hagana ni mu karere ka Kayonza. n'ubundi. Mu bapadiri bahariye Rukara ahitwa i Karubamba. Hanyuma nahize imyaka 2. Undi mwaka njya kwiga ahantu bita kuri Groupe Scolaire ya Musheri, mu karere ka Nyagatare. Mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Musheri, ngira ngo umurenge wose uwo murenge ndawuzi. Musheri Nyagatare ni nawo nzimenya. Musheri oya, Musheri urahari. Umurenge wa Musheri. Hanyuma ubwo urumva aho ngaho yari muri Olevo. Noneho Elevo nayigiye rero ahitwa kuri Gahini, kuri Pascal de Gahini. Ikigo cyari harya ntago bari kizwe mu ni gisitani ndabizi. Oya, niho Bandore Jean Claude bize. Hagiye haca abantu mu kitandukanye cyane muri aho nahize nyine imyaka 3, niho narangirije high school. Hanyuma nza kuza muri SFB. Ngo wigaga ibiki? High school nigaga Hege njyewe. Nigaga Hege. History, Economics and Geography, amateka. Ubwo ngubwo geography ni iki? Ni ubumenyi bw'isi ndetse n'ubukungu. Tuba tujyanga abantu basobanukirwe nibyo. Ni amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Benshi baba babizi mu Cyongereza bishyire mu Kinyarwanda bijya bibaho. Hanyuma ubwo mvuyeyo nibwo naje rero nza muri SFB. Hanyuma nyine mva muri SFB njya ku mihanda nimbaruko navuga. SFB wigaga ubwo nigaga marketing. N'undi numva ko ari bya bindi by'ubukungu. Bitari byoroshye. Habaga hari ibintu byitwaga pure economics. Habaga ariko abantu bize Hege babaga bafite n'amahirwe yo kwiga. Urutabo runini cyane babaga biremetse rufite ibipaji nka 500. Once of pure economics ndarwibutse we Yesu we. Rwagumara rwikore nawe. Oya, ntabwo njye narwikoreye kuko njye nize marketing nyine, ntabwo nize economics. Bityo so nibyo ngibyo. Nawe urumbwiye mpera birara ukirangiza noneho iyo kaminuza bwo yarangije muhe mwaka? Nawe nejo bundi muri covid. Niba warangize SF 2020. Covid aje 2019 mu mpera za 2019 gutyo. 2020 yari itangiye kutugeramo neza. Itangiye kuducegeta Yesu we. Covid ni mbi teye ubwoba. Tamanya urazi ko natumye natwe tudindiza mu mashuri. Myaka mfite usimba mfite. Ariko mfite ngahe? Inde? Oya njyewe ntago ari myinshi cyane, sinamike. Bibiri. Ni ibyo ngibyo rero. So Deus none rero uyu mwuga w'itangazamakuru tukumenyemo cyane, urumva wize ibijyanye n'ubukungu. Ni gute waje kwisanga noneho mu itangazamakuru? Benshi tuba twanabitangiye mu high school. Nk'urugero njyewe urumva njye natangiye high school za primaire mbikunda, noneho nkazanya yavuga no kuri Asembo. We byaje kuza gute igitangazamakuru ry'imikino? Biraza kunsaba gusubira inyuma ho niba ntari bufate umwanya munini. Oya nta kibazo rwose nibyo dushaka. Njyewe niga Gahini, niganaga na Dembaba. Uyu Olivier Ban wakoze ku Nyarwanda ubu bari kuri Isango Star. Twariganaga, we yigaga yigaga lettre. Njye niga Hege ariko muri turi generation imwe, donc turi promotion. Akaba noneho hari n'umwana w'iwacu nawe buri hano bigatsibo hariya. Noneho mu gutora aba prefect haje kubamo yuko bavugaga ko umuntu ugomba kuba umunyamakuru w'ikigo, ibyo bavugaga gusoma amakuru kuri Asembo iki agomba kuba ava muri lettre.
muri leta ukumva no babiga muri EFK cyangwa LFK mu rwego rwo kugira ngo nyine nabo nk'abantu batagetinga nyine aho hantu batangire bimenyeza hakiri kare. So aza kuba prefect babitaga information prefect mu gihe cyacu. Noneho ariko hari inshuti yanjye tubana, ibitanda byacu byararebanaga neza tubana dusharinga ibintu byose ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho we akaba ari umuntu donc ufite buriya sinzi niba wenda abantu bazi ukuntu Demba ari umuhanga, nyine akaba ari umuntu ufite bagage. No, ibyo niho mwamumenye. Ariko kera akaba ari umuntu nyine uzi kuba yabasha guhuza ibintu nyine stories zihari akazihuza akaza kuzikuramo ikintu kinini. Noneho icyo gihe nanjye ntabwo wenda byari byemewe icyo gihe wenda bataza kuza kumfunga cyangwa kumfata, ariko nyine nanjye nkaba mfite agatelefone, nkaba mfite utuntu urumva nyine nabaga cyane njye nabaga cyane wenda mu rusengero, ndi umupere bigatuma batagukira ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nyine ndi kumwe cyane na Demba. No, Demba bavugaga amakuru ku wa mbere no ku wa gatanu, nibwo basomaga amakuru kuri Asemba. Ku wa kane Demba bakaza kundeba muri classe yanjye, ko njye nigaga Hege we yiga Lettre. Noneho akaza kundeba kugira ngo dufatanye gutegura amakuru azavuga ejo mu gitondo. Ku cyumweru akaza kundeba muri classe kugira ngo dufatanye gutegura amakuru azavuga mu gitondo. Nyine tubibamo imyaka 2. Noneho turangije high school, tumaze gusoza high school nibwo yaje kundeba aho nakoraga, ko ngiye narangije high school mpita ngirirwa amahirwe yo kubona akazi muri World Vision. Nkora ibintu bya translation, kwa kundi abantu baba bandikiye aba sponsor, nibyo nakoragamo muri sponsorship. Noneho nkakora translation, abazungu bandikiye abana nkabishyira mu Kinyarwanda, abana bandikiye abazungu nkabishyira mu Cyongereza, naho ngaho. Noneho aza kundeba dutangiye kwa applying ibintu bya kaminuza, araza arambwira ati kwihanganya tukazaplayinga twese tukisanga mu ishuri ry'itangazamakuru, kuko ikibazo cyo gutsinda cyo ntabwo cyari gihari, twari tubizi ko abahanga noneho nyine bimfata igihe kinini turanagenda, kubera ko ahantu ofisi za World Vision zabaga no mu rugo ahantu babaga hari mu rugendo runini, ariko tugenda tubigana ntabwo Demba ntabwo byakunda kabisa, ntabwo byakunda, nzagenda ndwane ku byo nize nawe uzarwane ku byo wize, ubwo ngo tuzareba uko bikunda. Ariko abampaye icyo gitekerezo, so turapurayinga twese. Ndumva ishuri ry'itangazamakuru ryari rimaze nk'umwaka rigarutse muri SFB, natwe nyine turapurayinga bisanzwe. School ya business yari muri SFB, barisubijeyo. SFB gahari ndumva barasubije i Butare, kuko ba Demba barangirije i Butare. Barisubije i Butare. Noneho ubwo mu gihe turi aho ngaho nyine turapurayinga, UR iradufata, imaze kudufata noneho twisanga twese muri SFB, ariko ari muri School of Journalism, twe turi muri business. Noneho tubaho turabana, ariko ubwo ngubwo mvuye muri World Vision, kwa kundi nyine ukuntu umuntu aba ashakisha, kubera ko njye naniyishyuriraga buriya wiga wishyurira. Nigaga niyishyurira, neza ko ari ibibazo no muri cya gihe cy'amafaranga narabuze. Noneho ubwo byasabaga yuko bari kumfatanyije nyine na famille yanjye, ko abantu babumva uburyo cy'umuntu aba yaragize ubwo none ntabwo nigeze napurayinga inguzanyo. Ntabwo yapurayinze? Ni sorry, ufite amanota? Ntabwo nigeze napurayinga. Wari uyafite urabwate amanota bampa umwanya muri kaminuza y'u Rwanda, ariko iby'inguzanyo ntabwo nigeze byapurayinga. Numvaga nzayabona bya bintu byo kuhita baguhereza ibintu bashaka. Oya, numvaga nyine nzayashaka nyine nkayabona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Noneho birangiye ubwo ngubwo ndaza, ubwo mvuye hariya ngiye nahise nza negera umugabo umwe w'umukire witwa Tekerayi, nyiri Simba supermarket, sinzi niba namubashe. Oya, nta kibazo. Nyine musaba akazi kugira ngo nze
mbe nkoramo amakazi muri Simba, njya muri Simba nyine ngiye buriya nize muri SFB nkora no muri Simba. Noneho aho ngaho rero niho nyine na Demba batwahuriye hariya. Ubwo impamvu mvuze Simba nuko ariho nahuriye n'umuntu wanyigije mu itangazamakuru. Ubwo ni Demba babana banza. Ntabwo ari abawe. We yampaye advice. Nta kibazo. So noneho icyo gihe ndumva byari nka 2017 nkora muri Simba, nakoraga muri bakery, buriya nzi gukora ibintu by'amakeke n'imigati, buriya ndabizi. Njye nandikaga ku makeke, nkora boro za bakery nyine z'imigati. Ndabibona, barabibona abantu byose muri bakery barabyumva, ibintu bibamo amasambusa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho umuntu witwa Kenisi, Mfurayi wacu Kenisi, niwe waje guhaha bisanzwe muri Simba, muri iyo bakery, muri Simba nyine hose nyine haraza. Njye nakoraga muri Simba Kimironko, kandi we ndumva nimba ari hakiba yabaga Gasogi icyo gihe. Noneho yari inzira igenda nyine itaha, aza kugura keke ya anniversaire maybe y'umwana we cyangwa y'umugore we, ntabwo mbyibuka neza. So ndamufasha mu ndayikora, nyandikaho neza ibiki n'ibiki. Noneho agiye ndavuga ni kera kabaye wabona mbuye ni wa muntu noneho ushobora kuba yamfasha. Wari umuzi se? Nari muzi. Kari yoninze igitangazamakuru. Ego ku mana yanjye Kenisi nari hari umuhanzi cyane no muri. Urumva kubera ko ngiye nakundaga ibintu bya na kera nkiri mutoya, nakundaga ibintu by'umupira cyane, kubera ko na papa wanjye twari tubipfa cyane, akambwira ibyo bintu by'umupira uhora wumva, ariko nyine atabimbuza kubera ko yaduhaga freedom. Wenda we iyo byabaga bigeze mu makuru yashakaga nyine kumva no kureba amakuru, ariko twe dushaka nyine kurwana uhindurusha, twe dushaka kumva ibintu by'imipira ahantu bigeze. Ariko nyine atatwima freedom, ntabwo twe papa wanjye ntabwo yigeze atwima freedom. Yaduhereza nyine raturekaga umwana kumva ibyo ashaka, ariko nyine ukamenya ko wamubangamiye nyine nk'umubyeyi. Samwe yazagera akakwihorera. Noneho rero nyine ubwo mbwira Kenisi ndababwira nti rero nari narakubuze none ndakubonye. Atuburambonye ngaho mbwira. Duhagaze muri parking ya kuri Simba Kimironko, abantu bahabona muri parking hanze ari mu mapave. Mbwira ndashaka ku stage. Ati nigereye bukuru. Stage se iki? Ngiye buriya ndashaka stage y'itangazamakuru. Urariye gase wapi? Ariko urumva warishobora nti cyane rwose. Ni wowe mpa amahirwe gusa. Nakankamo. Byari kuwa kane icyo gihe sinjya mbyibagira. Byari kuwa kane, arambwira ati kuwa mbere uzaze Kacyiru. Oya uzaze uvugane n'uwitwa Olivier Ngabirano, niwe wari programs director. Sinzi niba ngo bari bukiwe, arambwira tuzaze umuvugane umubwire ko ari nge wakohereje, niba wumva wabikora wabishobora uzaze. Uratekereza nemeze gute? Yesuwe. Nanjye mbitekereza uburyo sinagiye kwa stage bwa mbere. Noneho njye banankandisha akanyenyeri n'agatanga nkahita celebrate amaze gutanga akanyenyeri. Gaho nyumvira. Noneho we mise numva uburyo ki wese wiyumva nta n'ikintu watanze wahuye na nyirabyo noneho mwenyewe. Sinjya nibagirwa iyo image yari yambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare n'ikabutura ya deshe y'umukara, niko yari yambaye. Noneho ubwo mpita ngaruka mbwira ba manager bari bitwa ba John, nabaga nane nubwo bye ibintu byanyu by'imigati mu bigumane, ngiye ubu ngubu ngiye kuba umunyamakuru. Karabaye by'amacece mushize kurante mbene. Noneho kuwa mbere njyayo mvugana na Olivier Ngabirano, nsanga hari undi mupeti wari wahageze, ariko gutyo kubera ko office ya Kenisi yabaga hejuru, mpita numva aramanutse, sinari nabizi, ndabareka ntegereze. Aramanutse noneho arambona ngo waje, ndavuga nti naje, ubwo kahita bwangabira ati uyu mwana muri stage. Noneho ku ishuri twari tugiye gutangira ama exam. Ngira ngabira nawe noneho reka njyewe nzaze, byari mu kwa 8 ndumva byibuka, byari mu kwa 8 nawe reka nzaze mu kwa 9 muri stage yanjye. Uwo nguwo wari wagezemo mu mureka gumemo, twebwe tubanze dukora ama exam ku ishuri hariya Igikondo, twari dufite nyine ama exam. Noneho njyewe ubwo nzaze nyuma nsoje ama exam, uwo nawe asoje stage. Ati niba ntacyo bigutwaye nta kibazo.
so ndagenda nkora ama examen arangiye, noneho nibwo nasubiyeyo ndagenda ama stage ndatangira. Umunsi wa mbere ndatangira man umunsi uri kuvuga uzi ko abaturage bose bari bukumve n'abatuye za Rutsiro ati yewe. Ubwo ndagenda timu nasanzeyo rero abantu nshimira cyane. Umuyobozi wa siporo yari umuntu witwa Asumuta Mukeshimana. Ntabwo ndi kumfatisha nzi we ntabwo wakoze kuri, ntabwo namenye umva hari uzi Asumuta we ngo kuri nuzo yakoze kuri radio ya Bayezu. Oya Asumuta Mukeshimana ubwo akora BA ko yakoze kuri TV no kuri nuzo no kuri uwo mvuga Asumuta Mukeshimana niwe yayoboraga siporo ya ubungu basiriye kuri muri Canal Plus. Uwo mama ndamuzi niwe communication officer wa Canal Plus. Kumenyesha ubundi nandi kumukina yari Asumuta Mukeshimana, yari Parokure Pedro, yari Kayitankore Dieudonné Didos nguyu uri kuri, yari Didos nguyu uri kuri uri kumeza FM, yari Rabini Manizak, uyu Rabio kuri Isango, uwo ku Isango, yari Fils Fidèle Kabera, team manager wa Gasogi, team manager cyangwa ni communication manager. Reka tubifate mu buryo ndimo ndanabibuka ukuntu bari bicaye, ndumva ari n'ubundi ni ya team viejo na Gariso Safari Gariso Junior, ntabwo umuzi ubu yagiye hanze abahanze aba muri Canada ndumva cyangwa Safari wacu muri Ice Kigali. Oya noneho nyine urumva nari mutowe no mu myaka no kwisura nyine babibona ko ndi mutowe. Iyo niyo team nasanze kuri Radio 1, kuri Radio 1 icyo gihe 2018 ndumva. Noneho nyine kwa kundi buriya manti burangiye nagize amahirwe yo kugenda ngo muri team nziza kabisa. Noneho babona umwana mutoya uje bagomba gufasha, bagomba kurwanaho, bagomba kwigisha, ikintu cyose kabisa, nta mutima mubi bakwishimiye. Noneho bo bakreya environment yo ituma nge mbisangaho ntabatinya nyine nk'abantu nyine bari bakuri icyo gihe, n'ubu ngubu nako abantu bari bakuru nyine bagomba kuba bari aho ngaho nyine muri ubwo buryo. Noneho ubwo Asumuta arambwira ati se ni iki washora, ndamubwira rero ngewe rwose ati uko nabayeho uko nanize ibintu byose ni ibintu nzi, ni ibintu by'Iburayi. Ati ibintu by'Iburayi ndabizi, ibintu by'Iburayi nibyo nagerageza, ibintu byo mu Rwanda kikijandika muri izi nkuru zanyu zaki yambabaye. Ubwo wigira Iburayi dukomeze. Noneho bo ikiganiro cyabo cyari ikiganiro cyo mu Rwanda cyane ku buryo ikiganiro iminota y'Iburayi yabaga ari mike, bavuga za breaking ati match noneho rero wowe gwa kuri muri stage wowe uzabanze ujye kumetiriza ibintu by'Iburayi, ujye uza mu minota ya nyuma y'Iburayi, noneho nyuma nibwo tuzatangira kugupanga amatere yo mu Rwanda ibiki n'ibiki ibintu. So ubwo bagatangira nkajya ninjiramo nyuma. Umunsi wa mbere ndibuka icyo gihe ikiganiro cyari kirimo Rabini Manizak niwe wari wicaye kuri mixer, Fils Fidèle Kabera yicaye aho bahirita, undi twari dusimburanwe oya Dodos ntabwo yari yakoze, ahubwo ndumva yari Gariso icyo gihe, ariko nyine naramusimbuye nyine ngiye kwinjiramo we yarasohotse, none nsigarana na Fils Fidèle Kabera na Rabini. Noneho arakuransa Rabini umva ukuntu yintroduce ngo dufite ngo umuntu mushya, ngo umuntu ngo w'umuhanga ngo byatare, ngo ukiri muto ngo afite amaraso mato, nyakira byaragaragara kuva kera babari ngo yitwa ngo Abel Deus Kwizera. Cardinal ntabwo yari bwa Cardinal yari taraza azamura mikoro ngo tubwire ngo dufite iki ubuse bari buri kintu mvuga kubera ibyishimo. Oya kwa kundi uba uri excited man, ureba ureba ibintu nyine utazi n'ibyari byo,
ubwo kandi ubwo nari nahamagaye abantu bo mu rugo nabwiye mwebwe mushyire kuri abo mwiganye kimwe abantu bose abana bose nababwiye reba nazambaye mikoro nanirwa kuvuga kandi ubwo nari nateguye nanditse buriya ngiye ngira ukuntu njya ntegura ikiganiro cyanjye nari nanditse impapuro nazuje nk'umunani bihita bikuvanga ahubwo hagahita ngo tubwire ngo bimeze bite ngo i Burayi uraceceka kuvuga birananira uyigenda dewe ntabwo wabinkora ntabwo nkubeshye kuvuga birananira simbwe ngo nkubwire uko byagenze mbwira rwose oya nzikamfura umva noneho birananira ibara nyine ahita abibona ko byananiye Rabin ahita azamura bed jingo bwo iyo nyine iyo jingo background banyinshi nyine ahita yizamura wabaye ndimo ndabira ibyuya ibaze ko nge nakera nkikina football najyaga nyina football simbira ibyuya ariko icyo gihe nabize icyuya njya gukaraba cyokere kumenya kire biramanuka abantu amashati aratoka nakabyara ibintu noneho arambira ati nese urumva utarabatana byananiye nta kibazo wigendere dukomeze ndashoboka abantu bazana nyine ready one ikorera ni muri etage noneho ndagera njya kuri bariko ndahaganira ndatekereza ku myaka yanjye koko mbonye amahirwe umuntu amaze kunkorera introduction nziza abari bunyumve nabateguye none biranze koko ndataha ndagenda njya ku kazi kuri Simba wisubira muri keke ariko nyine ndakora nkora nyine ndumva ndi ikintu nyine cy'ikibwa nyine cyane mareka ejo nzakora ariko so ndagenda Sumuta arampamagara arambaza byagenze bite ndamusobanurira buriya ni abantu nshimira cyane kabisa ndamusobanurira noneho umunsi ukurikiyeho ndaza nyine ndaza ijwi rikiri hasi kubera ubwoba ariko ndaza noneho ndavuga umunsi ukurikiyeho nyine petit à petit bigenda bizamuka nyine gake gake nkorana nabo batangira kumpanga amatere twajya ku myitozo ya G-Sport icyo gihe imyitozo ya G-Sport yaberaga ku kabuga ka Ferwafa hubatse arena hubatse arena habaga agatapi ka Ferwafa bakitaga akabuga ka Ferwafa biri kubera muri Eto hano Kicukiro abantu bajya basobanukirwa noneho tujyayo turafata kamera nari ntarayimenya ko n'ibintu nyine bya kamera ntabwo nari mbizi ariko njyayo nyine nkareba uko bikorwa icyo bashaka nko kumfungura amaso kugira ngo ninajya no muri stade nzamenye nyine uko bigenda Rabin icyo gihe nawe twari twajyanye kuri tele so bibaho ngaho ndakora nkora ukwezi maze gukora ukwezi urumva nyine yari iminsi 30 bari bampaye irarangira Ngabira no arambwira ati iminsi yawe yarangiye ubwo ngubwo uzakomeza noneho iminsi 30 irangiye ya stage yawe ya stage urumva ngewe wari uri gukora muri iyi minsi urumva ngewe ntabwo nari mfite stage yandi y'ikigo yari yo ku ruhande yo gusaba kubera ko ntabwo nge nigaga itangazamakuru nigaga icyo gihe twari tukiri no mu kavuyo ariko nigaga nge ibintu bya marketing noneho nge nandikira Kenshi message maze nk'iminsi n'ibiri ntajyayo nandikira Kenshi ndamubwira nyine mushimira twarakoze wampaye amahirwe oya pana byanze ngewe ntabwo njya mvuga ngo ibintu byanze kandi hari ibyakunze nabonye iminsi 30 yo kuvugira kuri radio ibyo nge nibyo nashimiraga Imana nta byanze ibintu byo gutangira gukora bya wapi nta byanze ko nafite akazi kanjye nakoraga ahubwo namushimiye ko yamaye iyo opportunity yo kuba niyo minsi 30 ihagije byari bihagije rwose noneho ndangije ndamushimira gutyo namubwira asinyekera izina ryanjye uzi ikintu yakoze se ahita nyandikira nawe message arambwira ati garuka ukora kundi kwezi Kenshi yaragukunze uzi ukuntu nari ndyamye mu cyumba icyo gihe nabanaga na grand frère nari ndyamye mu cyumba acyandika ngo garuka ukora ukundi kwezi ndetse numva narira wa mugana wa umva umutingito mu nda wawe umva hari ibintu bari biri
bihita bituma exciting bitewe n'information yari yo wakiriye. mpita mbwira sister noneho sister nyine hagati yanjye n'abo undi mwana mpita mbwira sister twakerenda mbwira ntiza computer barambwiye hano nsubireyo wahita nayimpa laptop yakoreshaga ahita yimpereza arambwira ati genda ugerageze urebe nyine ibiki n'ibiki mpita nasezera akazi ko kuri Sima n'abantu ubu ngubu ndagiye none ndandurutse yesu we mpita nsezera akazi ko kuri Sima n'abantu batangira kunyentegra mu bintu batangira kunyigisha mixeri, Dabina akajyangisha mixeri, Kabera akanyigisha, Dodos akanyigisha, Garisa akanyigisha, Sumuta akanyigisha nyine uko izi ni mikoro iyi ni none batangira kunyigisha twa tuntu turi practical niko navuga tw'ingenzi nawe ku buryo niyo baba badahari ushobora wabyikoresha mixeri. Donc ntajya noneho gutinyuka. Icyo gihe habaga ikiganiro habaga incamake zabaga saa 11:45 kugera saa 12 buri munsi nyine barasimburanaga rero mu kuzinduka kuko urumva ni ikiganiro nyine kiri tricky. Noneho nanjye bashyira mu munsi wo kuzinduka ku buryo nza nkazamura mixeri nkivugira noneho nyine urumva muri uko ukwezi kwa mbere kwa ruko gutinyuka ukwa kabiri noneho batangiye gutuma ntangira none no kumva ko nshobora kuba nakwizamurira mixeri avuga indirimbo ibintu byiza. Icyo gihe sinzi ikintu cyari cyabaye kuri Frank Lampard, James Frank Lampard, sinzi ikintu nibuka, simbyibuka neza. Hari ikintu cyari cyabaye ko ndibuka ko namo icyo ngiye kuvuga nicyo ntakwibagirwa. Noneho mu nkuru ndavuga abana Frank Lampard umukinnyi wamamaye muri Chelsea nuze mwami w'Ubwongereza mwamikazi Kenisi arambwira ati rero turi ahantu hakosheshe. Frank Lampard ntabwo yamenyekanye ari muri Chelsea. Chelsea yaramuguze muri West Ham. Urumva niba nyine ari nuko nyine nako kantu wenda ka Chelsea numva icyo gihe bambwiraga ko afana Chelsea. Ariko urumva ko nyine arambwira ati Lampard Chelsea yaramuguze ntabwo yamenyekanye ageze muri Chelsea. Ngo nyine urumva nyine biri aho ngaho. So ukundi kwezi nako kurarangira ndagenda maripinza aho ngaho ho nari buze kuza gutinda cyane. Uya nta kibazo birarangira urumva nari nasezeye akazi kuri Simba wari wahasezeye. Bivuze ngo ubwo ngubwo nagombaga noneho bivuze ngo ubwo nagombaga ngiye noneho gutangira gufokasinga ku itangazamakuru. Noneho ubwo kubera ko nyine bakabera bari barambereye abantu beza nyine bakuru banjye barabine nyine tuganira nta kibazo mpamagara amani bakitaba. Buriya hari igihe uhamagara n'umuntu akanga kukwitaba ugacika intege cyane. N'ibyo nyembwira abantu buriya nicyo kintu cya mbere cyiza kujya muri groupe uri mushya ikakwakira neza ikakwakira pe ubufasha bwo busese uniko ufasha ni ukuri kw'Imana basumuta ukora nyine ukabona abana babaye kubera ko nagiye kandi nta kintu cya danje ntanga ariko nyine byibura nyine ari abantu nyine bafite uwo mutima wo kugufasha. Noneho ubwo biza kuba ko hari radio yitwa Sana Radio. Sana yanjye niyo yawe Sana yanjye. Noneho ubwo biza kuba ko sinzi ukuntu byagenze kubera ko Sana Radio yakoragaho Keza Cedro na Samiri Sylvestre barakoranaga icyo gihe. Ariko noneho wenda mu bijyanye n'ibifatika bitaraba ntabwo ari bwafatire bataraba banaguraga imiriro ndabizi Samiri ajya nabi. Noneho biguriraga umuriro. Ntabwo nshaka ngiye kuvuga situation ndavangira ibyanjye. Noneho bo bakaba n'abantu bize education muri UR na Samiri yize education. Noneho Keza Cedro muri iyo minsi gutyo yego njyaje no kwiga mu Buhinde ntabwo mbizi niba yaragiyeyo. Noneho ubwo niba yaragiyeyo nyine ni nka kusi nyine nyuma ndibuze kugaho nanjye naje gufatanya. Noneho Keza Cedro aba agiye kwigisha
yabaye n'umwarimu n'ubu niwe. oh yes Keza Cedro nta nubwo twari tuziranye. Ajya kwigisha Kirehe mu ntara. Ubwo Samira asigara wenyine, ariko uwo munsi wabo wa nyuma nk'iminsi nk'ibiri ya nyuma bari bantumiye, sinzi ukuntu baje kumenya ko hari umupeti ushobora kuba yabafasha. Noneho barantumira ndahaza ndahari baranyumva. Noneho Keza Cedro abwira Samira ati uyu mwana mwagumana. Ubwo nyine mpita nguma aho ngaho. Ubwo natwe ubwo uvuye kuri Radio 1 ugeze kuri Sana. Mba ngeze kuri Sana Radio. Nta mafaranga kandi ari mu bwongo. Oya nta mafaranga nari nakabonye. Noneho ndahakora, urumva hari no mu nzira nacagaho njya no ku ishuri kuko ni hari Kicukiro twabaga Kabeza, nkava Kabeza injara nkakora narangiza. Bari bamaze no kuduhereza shift ya nijoro, turimo twiga class ya nijoro muri SFB. Noneho twasoza ikiganiro tukomeza nahita manuka. Keza Cedro aragenda, haza undi mutipe witwa Epa Mukiza, turakorana tugirana trio nziza kabisa, ngewe Samiri na Epa. Mwogeza match z'Iburayi nazo gakeya, ariko ikiganiro cyacu nyine cyari kibezinze Iburayi. Oya cyari ikiganiro kirimo ibintu byose, cyarimo ibintu byose, atari kuvuga ngo kibezinze aha ngaha. Urumva Samiri yari umuhanga mu bintu byo gushakisha ibintu byose, n'ubu ngubu ashakisha utuntu twose, amakuru y'inaha afite. Nanjye ibintu by'Iburayi nzi kubishaka. Epa nawe ari umuntu uzi gukusanya ibintu byose akabihuza. Noneho dukora nyine trio nziza mu mezi make twakoranye. Haza gupfa rero umuntu witwa Emiliano Martinez. Yitwa Emiliano Sala. Emiliano Sala yari umunya-Argentine wari uvuye mu Bufaransa mu ikipe ntibuka, aje gusinyira Norwich City mu Bwongereza. Noneho arapfa. Apfuye ababyibuka baze kutubwira muri comment. Yapfuye ni indege yari arimo nyine yarabuze irengero nyine baza kumubona nyuma nyine yarapfuye. Noneho ngiyewe nkora documentaire ya Emiliano Sala, ubuzima bwe, nkora ubuzima bwa Emiliano Sala. Iyo bore yatambuka nyine mu kiganiro, icyo gihe nari nakoze nk'iminota nka 15. Ntumbaze ukuntu byaje kugenda. Abantu bo kuri Flash barayumva, kuri Flash FM barayumva. Ariko ubwo nari nyiri in touch no kuri Radio 1. No kuri radio wabaga kuri Sana kongera ukajya no kuri Radio 1. Twaravuganaga being in touch. Ntabwo najyagayo ngo nkore, ariko twari tukivugana. Noneho nkora iyo documentaire ya Emiliano Sala. Emiliano Sala nkora documentaire ye, none abantu bo kuri Flash barayumva, barabikurikirana. Noneho aza kumamagara. Aramamagara Kamanzi, umusaza nshimira cyane, umuyobozi wa Flash FM. Ntabwo ari wampamagaye, sinuko umuntu wampamagaye menya ari nka Theo Barasa. Theo Barasa yari programs director na HR. Noneho ubwo nza kubibwira muzehe wanjye, ambwira kuri Flash bampamagaye gutyo. Urumva muzehe muri yaho wana hose twabaga tubiganira papa wanjye. Flash ariko ndayizi none ndumva ibyo bintu bishobora kuba ari bizima. Noneho ubwo nza kuza aza kumbwira tereka nze kumuguhamagarira numve, ahamagara boss wabo. None njyewe nyine nza kuvugana na Kamanzi Louis, njyayo nyine njya namusaba ko duhura, turahura. Noneho musanga muri office. Nambaye icyo gihe amashati y'amakoboyi nibwo yari akigerwaho. Ishati y'ikoboyi niyo nari nambaye. Arambaza bite se nibyiza. Sa neza ko. Uzi ibintu nabizi ni cyane. Birashoboka ko wakogeza n'umupira ntabwo nibyo mbona. Abanyamakuru bagira confidence tuzivana. Nibyo ariko no kuri Sana narakoraga na Samiri, twigeze kogeza match za Man na Paris Saint-Germain. Twajya dukora ama match make ya hariya kuri Sana. Ko nakoze amezi 5, numva amezi 5.
noneho arambwira toka ati ngwino tukumve ubanza uze hano tugerageze tukugerageze twumve kurema imiriro. noneho hari ikiganiro bari bamaze iminsi baremye cyo kuwa gatanu atari evening drive. oya evening drive yabaga kuwa mbere kuwa kane n'ubundi umva ariko bimeze kuwa gatanu noneho bari bafite ikiganiro bari bamaze iminsi baremye cyakorwagamo na Bonheur ira Bobo wanje ira Bobo nawe yakoze kuri Flash ni wagikoragamo n'abarya inyonza niwe bakoranagamo icyo kiganiro noneho ubwo ngubwo Claude Hitimana yari umuyobozi wa siporo na Efrem bahari yawe ndamubona noneho birangiye bamwe ati umva iki kiganiro umve uko bimeze turashaka ko uzahera muri iki kiganiro Claude Hitimana ubwo evening drive bari abastari ba Nasiri na Bakadu na Bobo yakoranaga nabo ira Bobo ariko noneho akaza no mu kiganiro cyo kuwa gatanu Evangeliste Bobo noneho ndagenda nkajya numva ibiganiro byawe urumva nyine ahantu hashya ugiye gutangira gukorera noneho umuntu aza kumbwira ati rero numvishe waragiye mu bintu by'itangazamakuru hano hari opportunity ushobora kuba wafata course y'itangazamakuru y'amezi 8 none ukatwinjiramo neza cyane ukaba wajyamo ese bisaba iki ambwira amafaranga sinayabona urumva sinari gikora kuri Simba nayo narahavuye kandi naye amarado andi mafaranga aza turacyishyura muri SFB famille acyanyishyura muri SFB nanjye ndakiruka kuri radio byose dukomeza twabonaga twaba oya nari narahagera aho ngaho je nari nkishaka ntabwo ari bwakumenye donc jewe grand frère yamaga amatike akaba nyine amatike njyana ahantu hose nshaka kabisa ariko nyine bakanayishyurira nkajya kwiga noneho barambwira nta mafaranga ngahe birangana gute n'amadolari 100 igihe kingana gute se amezi 8 bikaba biri inclusive byose ni ayo ngayo ku muntu yashaka 400 icyo gihe byari nk'ibihumbi 500 oya byari nk'ibihumbi 300 idolari yari 400 idolari yari tajya ku gihumbi byari nko kuri byari nk'ibihumbi nka 320 y'amanyarwanda byari bitari 400 numva ni sawa turabikora nabyo mbijyamo online ndabyiga noneho nyine baza kumpa certificate nyuma noneho ubwo kuri Flash kwa kundi nyine burange ntabwo jewe iyo nzi ko nta kosa mfite nta cyaha mfite nta muntu ntinya uwo ari we wese kubera ko banumva kumuvugisha n'uburenganzira bwe kunsubiza cyangwa ntasubize urumva noneho ubwo ndarebye kuri Flash bakoraga porogaramu fana irimo Claude Hitimana irimo Efrem Kayiranga wapi nawe uruhari se ahubwo na Peter icyo gihe bari bagikora isaha imwe bari bagikora isaha imwe Peter nawe yari ahari icyo gihe ari umustajeri maze nanjye Leonidas naramutanze yaje aje gusimbura yaje aje gusimbura Claude Hit amaze muri Minisiteri y'Ubuhinzi noneho ubwo reka ibyo tubyihorere nimugoroba muri evening drive harimo Mahoro Nasiri uriya Mukadu nayiranyumva Bonheur bro kareba hano uzamenera ukahanyaswa nzigaragaza nzakora iki cyatuma noneho iyo niyo conference noneho urumva kubera ko muzehe Kamanzi yahise hamagara Claude aramubwira ati uyu mwana mumufashe mufashakire Claude Hitimana ambaza ati urumva wakora iki Claude Hitimana ni umuntu mwiza ni umuyobozi ibyo bintu byihorere urumva ni umuyobozi Hitimana nge namuvuga arambaza ati washobora iki uyu ni umutaramu ndabwira ni njyewe rero ni njyewe ibintu bijyanye rwose n'umupira w'i Burayi arambwira ati umupira w'i Burayi bisa nkaho none ahangaha byagorana ariko hari icyo washobora wowe jya udutegura documentaire kuwa 2 no kuwa 4 ubategurire kubera ko documentaire yanjye bari barayumvise documentaire y'i Burayi kabisa kuwa 2 no kuwa 4
ujye udukorera iminota itarenze 7 twinage mutange ikiganiro man iminota 7 noneho ni femba nyine no kumva ushaka kwemeza n'ibiki wahinze nakoraga 27 ariko ubwo umuntu wari wanyigishije Adobe kera n'ibi ngibi tutarabitangira byose umuntu witwa Mukama ntwari nguye yari ku ijwi rya gare wowe icyo gihe atarahajya yaratajya kuko bo bari yarandi inyuma mu masomo ijwi rya gare yarigiyeho nanjye ndigeje we yarandi inyuma mu masomo yakiri muri high school ariko azi ubwenge azi ibi bintu by'ama Adobe byose abizi namusangaga iwabo i Kanombe jewe namusangaga iwabo i Kanombe anyereka uko ushobora kwirikodinga anyigisha Adobe Audition atangira gukora amadokimenteri bazaho buriya nakoze dokimenteri nziza cyane yazaho nuko computer yanjye baje kuyiba kuko izina ndazibuka nakoze dokimenteri nziza yazaho kandi nta nahantu yenda kujya ariko nkayirikodinga gusa nkora dokimenteri yazaho niyo wabingisha ndamushimira cyane mwarimu ubu ngubu bari kuri radio niwe fashinzwe ibintu bya technician ndumva ari we nka head of technician simbizo nabonye amaro kwita banditseho technicien ubwo ni nejo bundi yagisabukura noneho ubwo aho niho byavuye kumenya gukora Adobe nyine kuba wakoreye documentary ko ninjye wazikorera kabyetingira bikasohoka neza n'imimerere noneho nza kuvugana ariko nyine nza gutangira gukaraga ubwonko gukaraga ubwonko ariko ubundi buri hatabaye hano kuri flash ibone nta handi hantu umuntu yagerageza tangiye kubyimba oya urumva kuri flash nari ntarajyamo nshaka kwipanga izindi radio ziremere flash nari ntarajyamo ahubwo nshaka ahandi urumva je wajya mugafitiga no kubana n'ikiganiro njewe ntabwo nari nyikorera amafaranga nta mafaranga nari mfite nabanaga na grand frère wanjye amenyera nyine ibintu byose kandi nyine nk'umusore nawe urabyumva nawe hari ukuntu utekereza nawe hari ukuntu uvuga ukavuga uti ibi bintu ntabwo ari byo pe uyu mujyi none abantu bunjye nta hantu nakura amafaranga niyo byabihumbi 100 cyangwa 200 numva amaradiyo nafashe iminsi 3 numva radiyo zose uyu munsi nkumva flash ariko ubwo nyine nabanje gutangira kumva amaradiyo atagira ibintu bya siporo ndayumva menshi nza kugwa kuri radiyo yitwa Royal FM cyane Kicukiro baza amakuru niba ari uko nari namukuru simbizi baza amakuru bajije amakuru bambwira ko umuyobozi wayo yitwa Jackie Rumbasi ariwe programs director mitanjya kuri Twitter ujye gushaka iryo zina Jackie Rumbasi n'ubu ndabikwereka ubuhanga bw'umuntu ndabikwereka ahangaha hano ndabikwereka kabisa sibyo ndabikwereka ubyereke n'abantu oya nta kibazo gukurikiye mpita mbona Jackie Rumbasi ndamwandikira kuri Twitter ubwo naragiye nkora project proposal y'ikiganiro uko cyaba kimeze isaha 1:30 mvuga ko twajya duhera saa 7 kugera saa 8:30 tujye nta bigana byinshi nkora proposal y'ikiganiro urabona isaha ndamwandikira kuri Twitter ndamubwira nti mfite proposal imeze gutya na gutya ibiganiro bya siporo bimeze gutya uko dushobora kuba twabikora nuko bishobora kuba byagenda byose mbishyiramo ansubiza email ye kuri Twitter kenshi ko abantu badasubiza aransubiza nyine niyo mpamvu nanjye nciye umuntu ni intwari kabisa urumva ku muntu atanazi nono ntiyaranzi umubwira ibya nta kintu na kimwe yarazi aransubiza kuri Twitter ama email ye nyandikira arambwira ati ibyo bintu binshyire muri email dukominike ariko mva ndabimuha email ye ndayifata ndabyandika nshyiramo byose none ndahurutira byose ndabimwereka icyo gihe natangiye kuvugana n'abantu bo muri Airtel bazasponsoringa ikiganiro